umuntu udashobotse uvuga amagambo y'urukozasoni biguha umwanya wo kuba umusitari no kwamamaza ukinjiza amafaranga. Ngewe kubita yego kubita kugorarataka mazazana mazi kubita yego kubita injiri bifite ubutumwa kubita kuri ka. Yes, nyuma rero yuko indirimbo kubita kuri ka kandi ya Gitaf igiriye hanze, nyuma kandi y'igihe kirekire ewana yaragiye iratwika indirimbo yagiye abantu bose baragenda barayikunda, ariko by'umwihariko cyane urubyiruko. Uyu rero Gitaf yarasanzwe amenyerewe mu bijyanye n'urwenya, gukora urwenya, aho yagiye atumirwa mu bitaramo bitandukanye harimo igitaramo nka Genius Comedy ndetse n'ibindi byose. Rero we akifata nk'umuntu w'umunyarwenya, ariko nyuma yaje gusohora indirimbo yitwa Aragitosa. Ni indirimbo rero abantu bakomeje kwibaza se by'ukuri ubutumwa nyirizina yaragamije n'ubuhe, ese ubutumwa yashaka gutanga n'ubuhe, we ku giti cye afite uko abyumva ndetse n'urubyiruko rufite uko rubyumva. Rero abanyamakuru bagiye batandukanye bagiye babigarukaho bibaza se gute umuntu asohora indirimbo ifite ubutumwa nyandagazi cyangwa se ibintu bikorwa by'ubwandagazi, hanyuma abantu bakagenda babitanga ubutekerezo mu buryo butandukanye. Hari rero mu gitangazamakuru Mama Urwa Gasabo Scovia yatangaje gute. Ntekereza ko hari abahanzi burya batwarwa n'ibirimo kuba, kandi hagira umuntu wataka uwo mwana cyangwa uwo mukobwa, sinzi niba ari umuhungu niba ari umukobwa cyangwa umugabo, kubera ko dutuye mu isi imeze. Ejo bundi ndi mu mushyikirano nibyo nabwiraga perezida wa repubulika n'abayobozi bari bahari, ndababwira nti turi mu isi aho umuntu atukana agahabwa platform, turi mu isi aho umuntu avuga ibintu biteye isoni byandagaza abantu akitwa umusitari cyane, agaca ahantu hatandukanye akabari ku byapa yamamaza, agahabwa ibyapa byo kwamamaza. Niba kuba umuntu udashobotse uvuga amagambo y'urukozasoni biguha umwanya wo kuba umusitari no kwamamaza ukinjiza amafaranga, ngewe ndinde wo kutamera nk'uwo ngo nanjye mbona amafaranga. Kandi dufite abantu bashinzwe kugenza ibyaha, dufite abakwiye kurinda umuryango. Mu gihe cyose umuryango cyandagaye, buri wese aza akawukoresha icyo ashaka, ntimuze kwifata ngo mwishamikire ku muntu umwe hamwe, ahubwo reka turebe akagabo terebye Tito hano ngiye kumurega kuri RIB. Ntabwo ariho ntabwo ari we yashe oya Tito niwe wamamaje. Nekereza ko hari nyuma yuko Scovia atangaje ibyo ngibyo, turashaka ko tubanza kumva iyi ndirimbo by'ukuri. Ese nagaki yavugaga, ese indirimbo igenda ite, ese irimo ayahe magambo, ese Minisiteri y'Urubyiruko ndetse na Minisiteri y'Umuryango, iyi ndirimbo by'ukuri mwarayumvise neza? Reka rero tuyibumvishe mwumve amagambo arimo. Kubita kuri ka ndimi umugore arataka mazazana mazi kubita yego kubita injiri bifite ubutumwa kubita kuri ka ndimi umugore arataka mazazana mazi kubita yego kubita injiri bifite ubutumwa kubita kuri ka. Hanyuma Gitaf we mu gusobanura iyi ndirimbo yagize ati kurika Aragitosa n'indimu nziza cyane ubu ngubu kano Aragitosa n'indimu nziza cyane ubu ngubu kano kanyiri ku isoko kabisa. Kapera twumve. Nari mfite umugore yego mutumifu biro bine ndetse n'igitenge, yego aca bugufi, yego arabisanga, yego arabitosa, yego arabitosa, yego aragitosa, yego aragitosa, igitenge aragitosa, ku manywa aragitosa, nijoro aragitosa. Kubita kuri kandi umugore arataka mazazana mazi kubita kuri kandi nakajekani brother. Nakajekani ambugiraga yakubitagaho kuko uriya mupepi abundi ndirimbo kugira ngo nyikore Aragitosa yari umupepi nyine iyo yazaga nko konsura mu rugo kwa kundi yabaga ari nko mu nzu nyine namukoraga ngasanga umubiri wose uroroshye. Aragitosa n'indimu nziza cyane ubu ngubu kano kanyiri ku isoko.